wowe banza umenye ko ntabwo Karasira yagombaga kuba ari muri iriya gereza. Karasira yagombaga kuba aguye Indera. Ibyo birasobanutse. Kuko niba uvuga uti kandi niko kuri, Karasira yatangiye agaragaza ibimenyetso by'uko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Bamujyana Indera. Ntabwo atari ko giye narahungabanye. Ntabwo ari ibisazi by'ibisazi ariko narahungabanye. Navurwa, nagirwa inama nkavurwa muri ubwo buryo. Sindi uwo guhabwa imiti y'abasazi. Mfite ikibazo ariko sindi uwo guhabwa imiti y'abasazi. Niba rero bahisemo kumuha imiti y'abasazi, ni ukugira ngo bya bisazi bijagure, ni ukumwanduza bya bisazi, nicyo bisobanura. Bamujyanye Indera rero, batangiye kumutinika iyo miti. Urumva byarangiye, bamaze kumugira nyine icyo bashaka. Amaze imyaka igeze kuri 4 n'igice, kuko ngira ngo igihe yamaze atayifata n'amezi 6 gusa. Indi myaka 4 n'igice yose ayimaze bamupakira iyo miti. Kuko yagiye yitwara n'ibyo Jean Paul nawe uvuga. Uti Indera bamuhaye icyemezo, abaganga b'Indera, aba specialiste muri ubwo burwayi bagaragaza ko Karasira afite ikibazo cyo mu mutwe. Akwiye ahubwo kuvanwa muri gereza, bakamubashyira bakamuvura. Bamaze kubona indwara kandi bo babishinzwe. Aho kugira ngo bamufungure bamujyane Indera bati nimugumane uyu muntu murebe nakira muzamutuzanire, ahubwo baravuga ati nimumuduhe uko ameze uko nguko, turashaka undi muntu wemeza ko ubwo burwayi mwavuze butamubuza gutekereza cyangwa butamugira irresponsable, bitatubuza kumubaza ibyo avuga. Kandi arabivuga ngo ufite ikibazo, abaganga babibonye bashyiraho undi muganga wabo ngo yemeza ngo ibyo atekereza, ngo ibibazo afite ntibimubuza gutekereza. Uburwayi afite, ubwo burwayi bungana iki butamubuza gutekereza? Abaganga babonye bakavuga ati afite ikibazo. N'uwo bashyizeho bakamutegeka bati vuga ko nubwo afite ikibazo bitatuza kumuboha. Aho utekereza, emeza ko nubwo afite ikibazo, kuko ntiwabona aho uhera uvuga ngo nta kibazo afite, kandi ababishinzwe abaganga bo mu bitaro ni bimwe mu gihugu byemerewe gupima abo bantu, ariko banga kwemera, bajya gukontesta. Nta handi biraba, nta contre expertise yindi irabaho, nta wundi muntu birakorwaho. Karasira byamukoreweho. Abaganga bemeza ko arwaye, afite ikibazo cyo mu mutwe. FPR yanga kubyemera, itegeka undi kuvuga ko icyo kibazo nubwo mwebwe mwakibonye ari mwe mu bishinzwe, ariko icyo kibazo nticyatuma we dukuvure tumubohe. Mu by'ukuri ntabwo yafunzwe n'ibyo yakoze, ntabwo yafunzwe n'umuganga wavuze ngo nubwo afite ikibazo cyo mu mutwe ntibyatuma atabazwa ibyo avuga, ariko yategetswe gukora iyo expertise imeze ityo. Araboshywe rero, ibyo byose babirengaho. Baravuga ngo Karasira ngo ntabwo yari akiri mu bitabo bya gereza. Nibyo, ntiyari ari muri systeme. Mwamukuye muri systeme, igihe cye cyararangiye, mumukuye muri systeme. Saba mu bitabo byanyu, mumusinyishije n'ibitabo byo gutaha. Mufite inshingano zo kumuherekeza mukamugeza ku marembo. Niba ari umwakira akamwakira, mukabaherekeza akamugeza ku marembo. Niba nta umwakira, mugahakikisha ko arenze kota gadi ya nyuma ku marembo, nta kibazo afite. Undi neza, watumiye abantu mu bukwe, watumiye abantu ni mu bukwe bigize ibirori, watumiye abantu mu bukwe, ubahaye agatama, barahembutse. Noneho mu gutaha waba usezereye abantu, mwageze ku irembo, yarenze n'irembo, ageze mu muharuro, arasitaye, yikubise hasi, arapfa. Wavuga ngo wari wamusezereye ngo ntabwo yari akibarirwa iwawe?
yaguye mu irembo iwawe kandi wari wasezeye ko n'agashinguracumu karangiye wabasezereye bagiye, wavuga ngo ntabwo ntubibazwa kuko yari yarenze iwawe, yari yageze iwe se ngo kuko ngo kuba ngo yari yavuye mu bitabo bya gereza, ngo kuba yari yahawe igipapuro cyemeza ko atashye bisobanuye ko gereza itamushinzwe. None ko itari imushinzwe se yamutabaraga isanzwe itabara? ngo bari bamuhaye imiti simbyanze, iyo miti n'ubundi nibo bamuhatiye kuyinywa, ngo yari afite ukundi yivura. None se iyo miti bari bayimuhaye kubera urukundo? Ese mwebwe mwari mwagiye kumusura kubera urukundo? Utekereza ko Bikotwa yari yagiye kujya gutegereza Karasira Aimable kuko amukunda? Ntabwo ari uko amukunda, ni amafaranga. Abavoka bagira obligation de moyen, ntabwo bagira obligation de resultat. Yaramuburaniye za miliyoni yarazibonye kandi ko baburanye agatsino bakamukatira se Bikotwa ntiyishyuwe. Bazi impamvu Gashabana yavuye mu rubanza. Ntabwo waburanira umuntu muganga yamaze kugaragaza ko afite ikibazo cyo mu mutwe. Umuntu urwaye mu mutwe ni irresponsable, nta cyaha na kimwe akurikiranwaho. Ibyo nta mategeko abiteganya, ntabwo ari amarangamutima, ntabwo ari inkuru, nta mategeko igihugu gishyiraho. Umuntu utarageza ku myaka ntakurikiranwaho ibyaha. Umuntu ufite ikibazo cy'imitekerereze endemo ntakurikiranwaho ibyaha. Umuntu ufite fuite mentale ntakurikiranwaho ibyaha. Ese baganga b'indera niba bamaze kugaragaza ko umuntu afite ikibazo, mwebwe mukavuga muti ibyo ntitubyemera, ahubwo turashaka undi yemeze ko ibyo bibazo mwabonye bitatubuza kumuboha, mukamuboha, igihe cyo gutaha mwamugeneye cyo gupfa cyarangira mukamuvana muri sisiteme yanyu, ariko ntimumuvane mu rugo. Ibyo yakora byose aho mu rugo iwanyu muracyari responsable kugeza igihe arenze irembo. Ndetse ubundi byakabaye byiza kumugenda mugahendinga ova iwabo mu rugo, mugahakikisha ko ageze mu rugo. Ubundi imodoka ya gereza uko imodoka ya polisi imuzana bikamugeza kuri gereza, ni nako iya gereza igihe arangije, igihe anasubiye mu rugo yagombye kumufata igakora iyo serivisi, ikamutwara uragera mu rugo aho utaha nihe, igahakikisha ko ihamugejeje. Ariko kubera kwikuraho izo responsability, undi wese wo mu muryango uje kumwakira kuko ari nk'ibirori baramumuha ngo ngaho nimujyane. Burya ntabwo ari byo. Umwavoka we baramumuha ngo nimujyane, burya si byo. None se ko batamuha umuryango we ngo amujyane ku rukiko kuburana, ko batamuha umwavoka we ngo amuvane muri gereza amujyane ku rukiko kuburana, ko imodoka ya gereza imufata kuri gereza ikamujyana ku rukiko kuburana, kuki atari uwo muryango we, kuki atari uwo mwavoka? Burya rero n'igihe arangije akazi, arangije ibihano bye, gereza niyo ifite inshingano zo kumuvana muri gereza iwayo ikamujyana ikamugeza aho yababwiye ataha. Aho ariho hose bagahakikisha ko ahageze. Ibindi bibazo byose burya yahurira nabyo mu nzira igihe cyose ataragera mu rugo, ntabwo wavuga ngo twari twamurekuye. Rero Karasira waguye mu mbago za gereza, iresponsabilité territoriale, mu mbago za gereza, mu maboko y'abacungagereza n'abayobozi bageza. Wumvise ibyo Hilary yavuze ngo nubwo twari tumufunze arwaye tumuha iyo miti y'ibisazi, ngo ariko ngo ntibitureba, ngo bireba abacamanza. Nubwo mwamufunze mubizi mubibona ko arwaye ndetse munamuha n'imiti y'abasazi, ariko ntibibareba ibyo kumugomba kumuboha nyine kuko mwategetswe kumuboha. Ibyo ngibyo bibaza abacamanza. Abacamanza nujya kubabaza nabo barakubwira ati genda bibaza uyu muganga, uriya muganga nujya kumubaza uraza gusanga
avuga ngo ni responsable ariko afite amabwiriza yahawe ko ntemerewe kuvuguruza ibyo abandi baganga bavuze. Ntabwo yari yemerewe kubikora ariko yarabikoze. Kuki se umuganga yemeza ibintu hakaza konti ni bande baburana? Ese uwo umuganga yagenwe nande? Umuganga wa mbere yagenwe nande? Uwa kabiri yagenwe nande? Ninde wagennye ngo muganga Karasira ajyanwe Ndera gupima? Ni urukiko. None se urukiko nirwo rwongeye gutegeka ngo nibongere bapimishe ku wundi muganga? Kuki se none ubwo si icyizere bagiriye abaganga b'Indera n'iki? Abize amategeko ni akaga. Ntabwo bisaba kuyasoma, bisaba no gutekereza. Kuyasoma gusa ntibihagije, bisaba gutekereza. Kuvana Karasira mu igihe cye kirangiye ukamuvana muri system mu mashini yanyu mukamusinyisha n'ibitabo byo gutaha, hariya ku marembo ntibatuma ataha, ntabwo aba ari imfungwa. Igihe cyose atararenga hariya ku marembo aba ari imfungwa, aba ari umunyururu. Burya n'umuntu wese hatavuyemo n'ubu winjiye muri gereza aze gusura, burya aba ari imfungwa a 50%. Hari telefone winjira nayo, hari telefone winjira nayo ntuyisiga ku marembo, burya uba ufunze a 50%, uba ufunze. Hari uburenganzira udafite, hari uburenganzira udafite. Ahantu rero ugera hakaba hari uburenganzira umuntu muzima yemerewe, ariko hagera hakaba nta burenganzira afite, ubufunze. Muri gereza hari uburenganzira kwinjiramo, hari uburenganzira uhita utakaza, kandi utinjiyemo nk'umunyururu. Winjiyemo nk'uje gusura umunyururu, nawe hari uburenganzira utakaza. Bivuga ngo urafunze ku kigero cya 50%. Même les avocats burya barimo yidegembya a 50%. Bashatse bafunga hariya ati ntawe usohoka, ntawe usohoka, kandi ukagumamo. So Jean Paul rero ibi gusobanura urubanza iby'urupfu rwa Karasira n'iki, ntabwo wakura responsabilité kuri gereza, ntibishoboka. Ntabwo uru rupfu rwe ntabwo warukura kuri leta ya FPR ngo bishoboka, ntibishoboka. Ushingira kuki se? Kurangiza igihano ni kimwe, kuvanwa muri system ni ikindi, no kuvanwa mu nshingano zabo ni ikindi. Aravanwa biragaragara ko avuye mu nshingano zabo igihe ageze iwabo. Kuvuga ngo arenze na gereza, burya arenze n'irembo rya gereza abakiri mu nshingano zabo kugeza yageze mu rugo. Ubundi mugomba guhakikisha ko ageze mu rugo ntacyo abaye, ariko babyoroherezaho. Umwavoka yaza bakamumuha, umuntu wo mu muryango yaza bakamumuha, nuko ubuze umwakira nawe agatega moto cyangwa agatega ivatiri cyangwa akagenda n'amaguru, nuko. Ariko burya baba bakiri under responsabilité ya gereza kugeza ageze mu rugo. Nuko ntabwo bizoroha. Nibo rero bamwishe, nta nkeka nk'uko bica n'abandi. Wumvise ngo n'abajipoli ngo banyweye ngo dukine uduki, ba Kizito barinize, yewe na Maître Mutunzi ngo yarinize. Hari benshi binize. Gasakure ngo yarwanye, ngo aboshye. Shehe Nyengango ngo yarwanye, ngo yasubitse imodoka aboshye. Jean Paul ibyo bireke, ibyo byihorere. Icyo twemera nuko bizashira, kuko uko iminsi ishira hagenda umwe, kandi uko ukuri kugenda kuvugwa kumenyekana kuvugwa bizashira.
Karasira we yapfuye n'umuryango urazimye kuko n'uwo murumuna we ubundi yakavuwe agakira, ariko ntibashobora kumukiza kureka akira kuko bagomba kuzimya inzigo. Erega ntabwo babagize gutyo kubera ko batabizi. Kuki se batabishyuriye nk'abandi barezwe? Kuki se byibuze bataretse kubishyura ariko ngo babahe amahoro bisanzure? Barabizi, bazi ko bagomba kuzimya inzigo. Nta wundi muryango rero Karasira agira. Umuryango wa Karasira ni uwo murumuna we, sorry. Abandi ni rubanda nkatwe twese. Ntuvuge ngo kwa nyirasenge, ngo kwa se wabo, ngo Karasira nta umuryango umuntu asigaranye n'umwe rudende, ni murumuna umwe nawe wangiritse. Nta wundi muryango agira, abandi ni rubanda. Ni nayo mpamvu gereza yari ifite inshingano zo kumujyana ikabaza ngo urataha he, ikahamugeza. Kuko murumuna we ntiyari kuza ngo bamumuhe, bazi ko yangiritse. Abo wenda bari kumumwavuga bati basi ngo jyana umutugerezeyo, ubundi nibwo butumwa bafite, genda umutugerezeyo. Akaba bafite inshingano zo kumujyana bakamugeza aho agomba gutaha. Gereza nibyo Hilari yagombaga gukora. Biriya rero ngo yanyweye imiti, nibyo ni imiti bamuhaye, ariko ntiyayinywesheje. Yari asanzwe ayinywa nimugoroba mbere y'uko ajya kuryama. Inda akayifata mu gitondo abyutse, kabiri ku munsi. Ibinini birangira rero yamaze kunywa imiti, ariko baramubwira ngo arahava yinyoye kandi bamuhaye n'indi y'ingo y'imama, muramupfunyikira. Ntiyagombye kuba ari muri gereza, yagombye kuba ari Indera cyangwa ari iwabo mu rugo, ariko noneho ari Indera, ari muri gereza, mumuhaye n'impamba, mumuha impamba kubera urukundo. Ubu uri bukurikireho ni perezida wa Ruda. Perezida wa Ruda barafinda, ntago bari bumurekure. Hejuru y'ibyo mwabonye ntibari bumurekure. Bamutandukanyije n'amashumi ye, imanza barazitandukanya kwaje, ubasigaye aho ngaha araboshye, ni ukumusengera no kumusabira. Kandi abatumye asubira mu guhabwa mikoro akajya kuvuga ibyo bamubuzaga kuvuga, barabatandukanyije, barabarekuye. Ni ikibazo. Karasira rero yagiye, nta nubwo ashobora kugaruka, ariko ibitekerezo bye ntibyagiye, ubutwari bwe ntaho bwagiye. Ubwo uwaba umugabo yakunga murye, uwaba umugabo yamuhorera, uwaba umugabo yakomeza akarwanya ibyo Karasira yarwanyaga. Ni akarengane, ni ibinyoma. Apfuye nk'umuntu w'umugabo we, tekereza ngo uzapfa ryari? Naho abajya gushaka za views bagasobanura ibyo ibiriho n'ibitariho, n'uburenganzira bwabo, ariko birashira. Ariko ibyo wavuze ntaho bijya. Bica Kizito hari umumama umwe wita ngo ninde wa mudamu w'umunyabutare, ubungira ngo asigaye aba muri Canada, niwe waje kuvuga ngo Kizito yiyaho. Na Hilari nawe yaje avuga ngo Karasira ngo yanywereye ibinini mu ruhame. Abihawe nande? Abihawe nande? Ku rukundo se? Ni urukundo? Ntabwo ari urukundo. Ibyo kuvuga ngo ntabwo mwagombaga ngo byabazwa abacamanza se mwebwe mwemera gufunga abasazi kubera ko abacamanza babitegetse? Si mutavuga ntabwo dufunga umuntu kandi tubona afite ikibazo cy'uburwayi. Niba se yafashwe n'ibisazi avuye ku rukiko akagera iwanyu yasaze, murakomeza mu mufunge kandi mutarinde? Kuki mutamubwira muti mucamanza uyu muntu watwohereje ni umusazi, mukore raporo muyimusubize? Ya mategeko mwize wabo ni nyirinisha. Okay, twikomereze rero. Nagize rero nti aba bantu bisha abantu ntagara aha ngaha gusa.
ababicanyi b'inkotanyi mutekereza ko ari abicanyi ba none cyangwa b'ejo, nyamara imyaka ibaye imyaka, ntabwo ari munsi ya 65 bica, bica kandi ntibabibazwe. Nicyo kibatunze, nibyo bibabeshaho, nibyo bibatunze, batica ntibabaho. Barishe kuva bitwabo kugeza none, ntabyo babazwa. Please, ureba ibyabaye 5 n' 9 mu Rwanda, ukareba ibyo bagiye bagakora i Burundi, ukareba ibyo bahindukiye bakajya gukora Uganda, za Triangle ya Ruwero, bakagaruka bakabikora mu Rwanda, n'ubu bakaba bakibikora, bakabikora i Burundi nanone, bakaba babikora muri Congo, ntawe ubibabaza. Ahubwo nibo basazi, nibo badakurikiranwaho ibyaha bakoze kubera ko ari abasazi. Ni abasazi, nibo bafite ikintu cya irresponsabilité pénale, kuko ubwicanyi bakora ntibabubazwa. Buri gihe baba babonye imbabazi rusange. Aho rero niho hari ikibazo. Ninde rero wungukira mu bwicanyi bakora? Ninde wungukiye mu bwicanyi bakoze? Ninde wungukira mu bwicanyi bakora? Ni abakoloni, les occidentaux, nibo ba mbere. Aba kabiri nabo bicanyi babukora. Tebo ko muri Uganda uko umuryango wa Museveni uriho, bari mu batangire ba mbere gusa. Nuko se bazi gukora kurusha abandi? Oya, nuko bazi kwica kurusha abandi, kurusha benshi. Tebo umuryango n'izo ndatwa uko bagize, babaye ba Kagame nyine, baragana. Nuko se bakora kurusha abandi? Oya, bazi kwica no kwiba kurusha abandi. Ntabwo rero bashobora guhagarika ubwo bwicanyi. Utumwuga ukaba utaye abana. Niba umuntu avuka isi ari umwicanyi, akakwigisha kwica, nawe ugatangira kwica, ntushobora kubihagarika keretse nawe upfuye. Ndetse nawe uzabiraguba. Buri ikintu kimbabaza nuko Paul nawe azabiraga abana. Ibyo byambabaza cyane. Ariko bamwe mu ndatwa bazabiraga abana babo, nkuko bamwe mu nterahamwe bagiye babiraga abana babo. Itubazize, hari interahamwe zagiye zibiraga abana babo. N'inkotanyi rero nyinshi zagenda zibiraga. Ni ibintu ine, ibintu héréditaire, du père au fils, du père au fils, du père au fils. C'est très dangereux. Abantu nibadahagarikwa bazamara. Agatsiko ka NRA kaje kuvamo imitwe ibiri yitandukanyije y'abicaye, umwe kwitwa ngo ni UPDF, undi kwitwa RDF, idahagaritswe ngo iseswe. Ntabwo Bugande, ntabwo u Rwanda, ntabwo Burundi, ntabwo Congo, ntabwo Tanzania, Kenya, Ethiopia tuzagira amahoro. Ntibishoboka. Ibyo rwose abantu babitekereza mu karabe. Ariko ushobora kumbwira ute ko niba ujya gufata umwana nka Cyuma ukamufungira ubusa, Karasira ukamufungira ubusa, ugafata Mushayidi ukamufungira ubusa, ugafata ba Abuduru, ugafata abo bose bazira ubusa ukabafungira ubusa, ugasiga bingira wisha abantu Gakurazo, akajya gusenya Kibeho yose, akava mu Mutara yica, akamanuka Kibungo yose, akamanuka Amayaga n'Ubugesera n'Amayaga yose, akajya za Ntuza za Gikongoro, akagaruka za Gitarama kugera Inyamabuye yica. Ukambwira ngo umuntu ubwicanyi yakoze ntabubazwa, ahubwo araho ngo ni intwari, niwe wirirwa yigisha ngo amateka ukuntu barwanye.